Umugabo witwa Ndamanjiro yamaze imyaka myinshi akodesha inzu yo guturamo. Buri kwezi iyo nyir'inzu yamuhamagaraga ngo ukwezi kwarangiye, umutima waramuryaga ndetse akabunza imitima. Umunsi umwe ari gusangira agacupa n'inshuti ye, akomeza kujya yitsa imitima, ari nako yimyoza. Ibarakoro aramwegera aramubaza ati, nshuti yanjye, kuki mbona udatuje kandi ukomeza kwitsa imitima uno munsi? Ngira ubwishyure, ufite ikihe kibazo? Ndamanjiro aramusubiza ati, reka nshuti yanjye, uyu mukomangira nyir'ibyondo yamaze kundambira, mba ntaramera kuka akaza ati ukwezi kwarangiye, ndumva ubukode bugiye kunsaza pepepepe. Nshuti aramubwira ati, nyamara wakomeza kwishyura ubukode imyaka myinshi, wakwiye gufata inguzanyo muri banki, dore ko nta n'imbogamizi bafite, twagura nk'igipangu ahantu heza hanini, hari na next ikodeshwa ikajya igufasha kwishyura banki, nawe ukaba mu nzu nini hamwe n'umuryango wawe. Reka shaka, abantu benshi niko babayeho kandi baratekanye. Ndamanjiro araseka cyane anababaye. Igipangu ibyo ni iby'abakire, njye nifuza gusa inzu yo kubamo iminsi ikicuma, ngakira ikomanga rya nyir'ibyondo. Hashize imyaka 3 Iberakoro yari amaze kugura igipangu gifite inzu 2, buri kwezi yakiraga ubukode atarinze kuva mu rugo. Ndamanjiro we yari akiri kwishyura ubukode. Umunsi umwe yasuye inshuti ye, baraganira, asanga amafaranga y'ubukode amaze kwishyura igice kinini cy'inguzanyo y'igipangu. Amaze kubona parikingi nziza, inzu nini, ndetse na next imwinjiriza ikamufasha no kwishyura inguzanyo. Ndamanjiro yavuze ijambo rimwe gusa, yagiye gutekereza icyo nkora, naho abandi bamaze kugura. Ushaka umutungo uzasigira abana bawe cyangwa umutungo ubyara amafaranga buri kwezi? Muraho neza bakunzi ba Fortune 2050, yishimiye kongera kubana namwe. Uyu munsi bazaniye amahirwe akomeye cyane ku muntu ushaka gutura neza kandi heza. Ngiye kukwereka igipangu kinini cyiza giherereye mu mujyi wa Muhanga, muri site ya Ruli, ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu i Murambi. Iki ni cyo cyonyine wari utegereje kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, wiyinjiriza amafaranga buri kwezi kandi utuye neza utekanye. Komeza urebe video kugeza ku musozo, urasoza ufashe umwanzuro mwiza utazigera wicuza. Igipangu tugiye kukwereka ni kinini cyane kandi ni cyiza, kirimo inzu 2. Itangaje kurushaho nuko kiri ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu i Murambi. Aha ni ahantu heza cyane, abantu basobanutse barahazi kubera serivisi zitandukanye zihatangirwa. Aha ni ahantu hakomeje gutera imbere umunsi ku wundi. Reka dusure iki gipangu namwe muri bage. Igipangu kinini cyiza giherereye mu mujyi wa Muhanga, muri site ya Ruli, ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu i Murambi. Ikintu cya mbere ngushimira kuri iki gipangu ni ahantu giherereye, location yacyo. Kiri ahantu hafi y'isoko n'ibikorwa remezo by'ingenzi, kiri hafi y'amavuriro ya leta n'ayigenga, kiri hafi y'isoko ryo mu Cyakabiri, kiri hafi y'amashuri atandukanye, hafi ya sitasiyo ya esanse, hafi y'amaduka menshi atandukanye, hafi y'insengero zitandukanye. Mbese ibikorwa remezo byose ubasha gutekereza birahari. Aha ni ahantu hafite agaciro gakomeza kuzamuka buri mwaka. Ni ahantu hari neighborhood nziza, view nziza y'umujyi wa Muhanga wose, hari umwuka mwiza kandi haratekanye. Iyo uguze umutungo uri ku muhanda wa kaburimbo, uguze n'ejo hazaza hawe. Menya ko nta na rimwe umutungo mwiza uzakubwira ngo ngura, ahubwo wowe ugomba kuwumenya kare. Igipangu gifite inzu 2 nziza cyane. Muri iki gipangu harimo inzu nini nziza cyane. Iyo winjiye muri iyi nzu uhita ubona ko yubakisha ibikoresho byiza kandi biramba. Iyi nzu yakira neza umuryango mugari kandi itanga ubuzima bwiza bwo guturamo. Inzu nini yubatse n'amatafari ahiye hose, irimo amakaro meza hose, irimo parafo ya rangete hose, inzugi n'amadirishya byiza, isize amarangi meza agezweho, ifite ibyumba 4 binini byiza kandi byagutse, ifite salo na saramanje byagutse, ifite tuwarete 2 z'imbere mu nzu, ifite igikoni cyo hanze, ifite tuwarete na dushe byo hanze,
Ifite icyumba cy'ushinzwe umutekano w'igipangu cyangwa se umuzamu. Ifite parikingi nziza kandi yagutse. Reka turebe inzu ya kabiri ari iya annexe iri muri iki gipangu. Ahantu hari annexe nziza cyane, ifite ibyumba 2 na salo, yubatse n'amatafari ahiye hose, irimo amakaro meza hose, yubakishijwe parafo ya rangete, inzugi n'amadirishya ni byiza, isize amarangi meza kandi ifite tuwarete yihariye yayo imbere. Ikindi kintu gikomeye muri iki gipangu ni parikingi nziza cyane. Abantu benshi birengagiza parikingi iyo bagura inzu, nyamara parikingi nziza yongera agaciro k'umutungo kandi ikorohereza abakodesha, kuko iyo udafite imodoka none uzayigure. Igeze muri iki gipangu uhita ubona gahunda, isuku n'imiterere myiza yayo. Ikindi kintu cy'ingenzi kuri iki gipangu ni uko inzu nini irimo ikodeshwa 150,000 buri kwezi. Bivuze ko iyo wagura ahantu ntuhature, ni umutungo wawe uhita utangira kukwinjiriza amafaranga ukimara kuhagura. Annexe yo iri muri iki gipangu igakodeshwa 100,000 buri kwezi. Bwinjizwa muri iki gipangu buri kwezi dusanga ari 450,000 kwezi. Bivuze ko mu mwaka umwe gusa miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ziba zinjiye. Ibi nibyo bituma iki gipangu kiba umutungo ukomeye w'ishoramari. Tekereza umutungo uguze ku 50,000, tekereza umutungo uguze kuri miliyoni 56 gusa, ko ashobora kwinjiriza miliyoni 3 ku mwaka, kandi n'agaciro kawo gakomeza kuzamuka uko imyaka ishira indi igataha. Ibi bituma umutungo ucungwa neza kandi ukagira umutekano w'igihe kirambye. Ku bantu bakodesha, ibi ni ibintu bituma abantu bishimira gutura ahantu igihe kirekire. Gushora mu gipangu nk'iki ari byo bita smart investment. Abanyabwenge ntibagura inzu yo kureba gusa, bagura umutungo ubasha kubyara amafaranga buri kwezi. Kandi wibuke ikintu kimwe gikomeye, agaciro k'umutungo uri kuri kaburimbo muri Muhanga gakomeza kuzamuka buri mwaka. Ibi bivuze ko umutungo wawe ukomeza kwinjiriza amafaranga buri mwaka n'agaciro kawo gakomeza kuzamuka. Kandi wibuke ko abanyabwenge batagura umutungo wo kureba gusa, bagura umutungo ubyara amafaranga. Hari abantu benshi bavuga bati nzabanza ntekereze, ariko mu mitungo itimukanwa amahirwe meza akunze kubonwa n'ufata icyemezo kare. Ibuka wa mugabo Damanjiriwe twaganiriye kare mu nkuru, yategereje igihe kirekire abandi baragura. Ntabwo nshaka ko ejo uzavuga ngo iyo mba narafashe icyemezo hakiri kare. Iyo umutungo ufite ubukode, location nziza, parikingi, inzu ebyiri n'ibikorwa byose by'ingenzi, ugeze ku isoko numara igihe kirekire. Gera ku musozo, nshuti yanjye, amahirwe nk'aya ntamara igihe kirekire ku isoko. Igipangu kinini kirimo inzu ebyiri Muhanga muri site ya Ruli, ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu, Murambi, kuri miliyoni 53 gusa. Abashoramari b'abanyabwenge bakunda kwibaza bati aya mafaranga nzayakoresha iki kugira ngo anyungure buri kwezi? Igipangu ntabwo ari inkuta gusa, ni amafaranga yinjira buri kwezi, umutekano w'umuryango wawe, umutungo uzasigira abana bawe, n'ishoramari rishobora gukomeza kuzamuka mu gaciro. Niba ushaka gusura iki gipangu cyangwa kumenya amakuru arambuye, magari cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ntuzategereze ko undi muntu akigura hanyuma uzavuga uti iyo mba nafashe icyemezo kare. Niba wakunze iyi video, kora like, comment, kora share kugira ngo inshuti zawe nazo zimenye amahirwe. Kora kandi na subscribe kugira ngo ukomeze kubona amahirwe meza y'ishoramari mu Rwanda. Fortran 2050, your gateway to smart investment solutions. Tangira kare, tekereza kure, ubaka ejo hazaza hawe binyuze mu ishoramari ry'imitungo itimukanwa. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye kugeza ku musozo. Tuzongere kubonana mu kindi kiganiro. Ciao ciao.